mumpe Bibiliya kuko ari inezeza, mumpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere, cya kabiri, icya gatatu n'urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Imana izatuyoboza Mwuka Muziranenge. Urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere, imibereho ya Gikristo. Simoni Petero yifuje gukomeza bene data bose bahawe kwizera nk'umurage wa Kristo. Yarababwiye ati, ndi Simoni Petero, wa undi wari intumwa ya Kristo n'imbata ye. Yifuzaga kuburira bene data bose ibirebana n'inyigisho z'ibinyoma ngo bazigendere kure cyane. Hari hatangiye kuvuka ibice mu itorero, maze abashishikariza gukunda ubuhanuzi ariko no kwitondera inyigisho zose. Yabahamagariye kugira kwizera, ingeso nziza, kumenya kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data n'urukundo rwa Gikristo. Petero yahishuriye abizera ko igihe cye cyo gupfa cyari bugufi cyane, kuko Kristo yari aherutse kubimuhishurira. Ariko akiri muzima agira umwete mwinshi wo kubahugura cyane, abasaba kugendera mu rukundo. Natwe tukiri bazima tugira umwete wo guhugura bene data. Yaravuze ati, dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mugize neza nimuryitaho. Imana idahe kugendera muri iryo jambo rizima. Urwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri, kwaduka no kuzima kw'abigisha b'ibinyoma. Mu gihe cy'Abisirayeli higeze kujya haduka abahanuzi b'ibinyoma benshi bayobyaga Abisirayeli maze bakabagusha mu kaga katarondorwa. Petero amenyesha abayoboke ba Kristo nabo ko bubikiriwe n'abigisha b'ibinyoma biteguye kubasubiza mu kaga nk'ako Abisirayeli bagwagamo. Mwibuke ko Imana itagirira impuhwe abamarayika bayobejwe na Satani. Mwibuke ko itababariye nanone abo mu isi ya kera mu gihe cya Nowa. Abatuye amaso ahubwo bakayoboka inyigisho z'ibinyoma bazikururira akaga. Imana izakomeza gukiza abayubaha ndetse irangira itorero ryayo rishikame, ariko abanyabinyoma izabageza ku munsi w'amateka bahanwe. Ni abantu bahangara batagira rutangira, badatinya kubeshya no gukongeza ibinyoma byabo mu bantu. Baza ari abigisha beza, none babaye amasoko akamye ndetse n'ibicu bidatanga imvura, buzuye amagambo akakaye arimo ikinyabupfura gike. Bantu b'Imana, nimureke kumenya Kristo bidutere gutera intambwe idushyira kure y'ubugome bwose. Urwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu, iminsi y'imperuka. Petero yavuze ko muri iyi minsi y'imperuka hagiye kwaduka abantu bakabije gukora ibyaha, bahinyuye ibyo kugaruka kwa Yesu. Abo baravuga bati, ko yavuzwe uhereye kera, none ari he? Ko ijuru ryahozeho, ko isi yakuye mu mazi n'ijambo rya Nyagasani, ko umwuzure wayogoje isi kubera ijambo rimwe gusa rya Nyagasani. Ni gute wavuga ko imperuka itazaza? Imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe ku Mana. Ntitegekwa n'ibihe, ahubwo ihora ari Imana iteka ryose. Reka tugire umwete wo kuzasanga dushyitse. Petero yibukije ko abakobanyi nanone bazarangwa no kwigisha inzandiko za Pawulo nabi, kuko zirimo ibintu bikomeye gusobanurwa. Abo bazihamagarira kurimbuka. Bene abo twarabiboneye. None nimureke tugire umwete wo gukurira mu buntu bw'Imana no kumenya Kristo biruseho, kuko agakiza kacu. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere, isano dufitanye n'Imana. Mbere y'uko ibindi byose bibaho hari uwitwa Jambo, kuko mu itangiriro havuga ko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yohana agaragaza neza ko Jambo yari Imana kandi ko ari we waremye ibyo byose. Biratangaje kuko Yohana avuga ko Jambo yigize umuntu, maze Yohana n'abandi bigishwa bakamubona ndetse bakamukoraho. Jambo nanone niwe bugingo, kandi ubwo bugingo bwahoranye na Data wa twese. Uyu Jambo rero ni Yesu Kristo wigize umuntu, akabana natwe ndetse
bikatugarurira isano dufitanye n'Imana. Ubutumwa uwa jambo yavuze n'ubu ngo Imana yahoze ari umucyo uhereye kera, rero ivuga ko agendana nayo ariko akagira ingeso z'umwijima ababeshya. Nuko rero iyo twiyambuye ingeso z'umwijima turakira. Iyo twatuye ibyaha byacu maze tukiyemeza gusanga jambo uwo arabitubabarira byose, reka ubuntu agira butwuzure. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ibitubuza komatana n'Imana. Yohana ari umusaza yaranditse ati, bana bato mbandikiye ibyo ngo mudakora icyaha, ariko ntagira ucumura mwibuke ko dufite Kristo ubereyeho kudukuraho ibyaha byose. Ikiduhamiriza ko tumuzi kandi turi inshuti ze nuko twitondera amategeko ye. Nawe ubwe yarabyivugiye ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yohana yarongeye aravuga ati, uwihamya ko yamenye Imana kandi ko ari inshuti ya Kristo maze akanga mwene se uwo ababeshya. Utabasha gukunda umuvandimwe we kandi amubonesha amaso ntabasha gukunda Imana yumva gusa atayirebesha amaso. Yohana yishuye nanone ko azaduka antikristo, idini ry'ibinyoma, kandi benshi bazaryinjiramo bayobejwe n'ubucakura bwaryo. Reka ibyo twumvise mbere na mbere yuko kubabarirwa ibyaha tubikura kuri Kristo wenyine, icyo aba ari cyo tugenderamo iteka. Uhakana gucungurwa na Yesu Kristo burya abahakanye n'Imana Data wa twese. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurahambaye cyane, icyo rwakoze kirenze ubwenge bwacu. Urwo rukundo rwatugize abana b'Imana kandi koko turi bo. Ikibazo rero, ese abana b'Imana basa batya, bambara batya, barasonza, bararwara, none bitubaho ni ibiki? Yohana aravuga ati, turi abana b'Imana ariko nyamara uko tuzasa ntikurerekanwa. Nicyo gituma Yohana avuga ko umuntu ukora icyaha aba agomeye Imana, aba yibujije kuzasa na Kristo niyerekanwa. Turwanye ibyaha, turwanye ishyari ngo nitumere nka Kayini wari umubi burundu. Abafite ingeso mbi barangwa no kugira urwango kuri bene se, ahubwo twebwe duharanire kwikuramo ikibi cyose, dusigare turangwa n'umutima utaducira urubanza. Icyo tuzasaba cyose mu izina rya Kristo tuzajya tugihabwa. Igituma tugihabwa ni iki? Nuko tuba twitondera amategeko yose kandi tuguma muri we. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 4 kuguma mu Mana. Bantu b'Imana, ntimwizere imyuka yose ndetse n'ibibwirizwa byose. Ni ngombwa kugira ubumenyi ku ijambo ry'Imana kugira ngo ufite ubushishozi bwo kugereranyura ngo umenye ijambo ry'Imana ry'ukuri uti niri cyangwa niri. Hari ikimenyetso simusiga cyerekana niba umubwiriza uyu n'uyu umwuka umukoresha waba waravuye ku Mana. Umwuka uvuga ko Yesu yaje mu isi afite umubiri niwe wavuye ku Mana. Ibi bifite icyo bisobanuye kinini cyane ku gakiza kacu. Hari abizera ko cyagiye Yesu agiye kubambwa yaba yarabacitse maze bakabamba Simoni umunyakurene. Iyo nyigisho ni y'abadayimoni, kuko nyuma y'ibambwa rya Kristo no kuzuka kwe tubona ko Simoni yabwirizaga ubutumwa mu itorero rya Antiyokiya bamwitaga Nigeru cyangwa Rukara. Turwanye inyigisho z'ibinyoma rero, ariko kandi dukundane. Imana itwifuriza kubana amahoro no gukundana urukundo rwa kivandimwe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umene amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde wahanuye ko hari abazasobanurira inzandiko za Pawulo bazigoretse? Icya kabiri, ni iki kiduhamiriza ko tuzi Kristo kandi turi inshuti ze? Icya gatatu, ni icyaha kimenyetso cyerekana niba umwuka ukoresha runaka na runaka waba waravuye ku Mana. Imana ibaho umugisha.